arangiye n'amezi yabayemo ibintu byinshi cyane biteye ubwoba. Numvise umutingito wabaye muri Turuki witana abatari bake, ibihumbi by'abantu byarapfuye, benshi ntibashyinguwe, amazu yabaheze hejuru. Twatangiye umwaka intambara ya Ukraine n'Uburusiya nayo imeze nabi, na n'iyi saha inkuru z'intambara nizo zirimo zicicikana mu matwi hirya no hino. Habaye byinshi cyane bitandukanye muri uyu mwaka wa 2023. Umunsi ku wundi hari inkuru z'iterabwoba, ibintu bikura mu mutima, impfu zitandukanye, abantu benshi barapfushije abantu muri aya mezi 6 atambutse. Hagiye habaho no kwikanga ibyorezo, habaye imitingito, habaye imvura nyinshi yarisha abantu, yica amatungo, amazu arasenyuka, ku buryo iyo ubitekereje wumva ubwoba bwinshi. Ushubije amaso inyuma ukareba muri aya mezi 6 arangiye, hari ibintu byinshi biteye ubwoba ku rwego rukomeye. Ndetse wareba n'impfu zagiye zica mu bakozi b'Imana batandukanye, wareba ibihuko bimeze, uko ibiciro by'ibintu byagiye bizamuka, ibiciro by'amazu bikazamuka, ibiciro bya essence bikazamuka, ibiciro by'ibiribwa ku isoko bigakomeza bizamuka umunsi ku wundi, bigenda bicreatinga ubwoba mu bantu ku rwego rukomeye. Rero ku buryo bigera ahantu sometimes n'ubuhanuzi bugenda buza, ugasanga buhanuzi buraje buravuze buti mwaka utararangira hari ibintu byinshi bigiye kubaho, hari ibintu bigiye kuza gutingisa kugenza gute abantu baza, ugasanga ibintu byinshi cyane birimo biravugwa hirya no hino. So ugasanga ibihumuriza ubuzima bw'abantu ni bike, ahubwo ibitera ubwoba nibyo byinshi. Ku buryo abantu bibaza ngo nimba tugize Imana aya mezi 6 tukaba tuyarangije, ese 6 ari imbere tuzayarangiza gute? Ese amezi 6 yandi twinshiyemo dutangiye kimwe cya kabiri kindi cy'umwaka dukomeje cyo kizagenda gute? Abantu bafite ubwoba bwinshi. Rero uyu mugoroba turaganira ijambo rivuga ngo gutsinda umwuka w'ubwoba. Haleluya. Hari imbaraga zinesha umwuka w'ubwoba, kuko umwuka w'ubwoba ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kibi. Iyo ubwoba bwishiye muri wowe bukubuza gukora n'icyo wari ushoboye gukora. Ubwoba iyo bwishiye mu muntu bumwambura imbaraga zose yari afite. Ubwoba bwica ibitekerezo. Iyo abantu bakwinjiranye nubwo barusha imbaraga, ariko bakaza bakagutunga imbunda. Iyo mbunda nubwo yaba nta masasu arimo, ariko gusa kuko wabonye ko ari imbunda, bimanura umwuka w'ubwoba muri wowe. Ubwoba bugahita buguca intege zose zo kugira icyo ukora, ku buryo ki abo bantu bagusaba ibyo ufite byose ukabibaha utabarwanisha. Hari inkuru imwe igeze kunsetsa ariko yari nababaje. Mu gihugu kimwe cy'abaturanyi hari ibintu bijyanye n'ububandi bikomeye, barimo baca mu bihe bigoranye by'amakudeta by'ibiti byose bitandukanye. None babwira bari mu nzu bose bati muryame hasi. Bararyama, hanyuma barangije bagira ibintu bimwe babashyiraho bimeze nk'amagrenade, mukanyeganyega biraza kubaturikana.
barangije ubwo nyine barabatunga imbunda bararangiza, hanyuma binjira mu nzu bafata ibintu byose, bafata ibiri mu nzu byose baratwara barasohoka. Hanyuma bageze imbere y'umuryango barimo basohoka, abandi bose bari baryamye hasi, nta n'umwe wari watinyutse kwegura umutwe kuko barabwiye ati mukegura umutwe izo ni gerenade tubashyizeho ziraza kubaturikana. Hanyuma na muri iyo nzu hari harimo akana, abana rero ntabwo umenya aho bamenye ibintu. Umwana yari asanzwe ajya gukina na bagenzi biwe bagakinisha imbunda z'abana z'ibipupe, bagakinisha nyine ibintu biri aho ngaho by'amagana byo. Aba mwana we abitegereje, abana bafite za mbunda za zindi abana bakinisha, nyine za zindi bahora bakinisha. Ariko ababyeyi kubera ubwoba kandi kubera n'ibihe igihugu kirimo, babareba babonaga ari imbunda, ariko umwana we abona n'ibikinisho kuko yarasanzwe abikinisha. Buriya abana ntibagira n'ubwoba cyane kimwe n'abantu bakuru. None arangije umwana abwira ababyeyi biwe ati ziriya mbunda bafite ni za zindi zacu dukinisha. Ariko kumva baramaze gusaba bageze imbere y'umuryango ati nibyo ngibyo mwiseguye ntabwo ari gerenade ahubwo ni ibikinisho. Bari bazanye ibintu bimeze nka gerenade ariko by'ibikinisho, abwira ati mukeguka iraturika. Umubyeyi ati sobera hasi ahubwo turapfuye ntuvuge ni ibikinisho. Umwana terura kimwe arabereka, bahindukiye barebye basanga koko ni ibikinisho babateze ntabwo ari gerenade nyagerenade. Bahita bamenya yuko ibyo umwana arimo kuvuga ari ukuri, ntazambona bari bafite ari ibikinisho atari imbunda nyambura. Kuko burashira bahita babona agatege barahaguruka bavuza induru, abantu barahurura baza kwafata bari bataragera kure, bafasha basanga koko ni ibikinisho bari bazanye ntabwo ari imbunda nyambura. So icyo nashaka kuvuga umwuka w'ubwoba. Ubwoba bukwereka ikintu kitariho, ubwoba bukwambura imbaraga zawe, ubwoba bukumaramo ubushobozi bwose waba ufite nubwo wari ubufite. Niki Bibiliya ivuga hejuru y'umwuka w'ubwoba? Reka tubanze dusome Jambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za 2:20 duhere ku murongo wa mbere. Biravuga ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameonimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze ihasasonitamari ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati Uwiteka Mana ya sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami? Bose b'abanyamahanga mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose, maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe kuko izina ryawe riri muri iyi nzu,
tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabara. Haleluya. Reka dukomeze murongo wa 14. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro, aravuga ati: nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze: mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore bazamanuka ahaterera hajya isese, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'Iyeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Haleluya. Reka twongere n'ubundi dusome irindi jambo riri ahangaha mu gitabo cya Samweli wa mbere 28. Turera ku murongo wa 4. Bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza Ishunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose, bagerereza Igiribowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati: nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramubwira bati: hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri, bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati: ndakwinginze nshikirishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati: mbese ntuzi ibyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramubwira, aramurahira Uwiteka ati: nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Samweli murongo wa 16. Samweli aravuga ati: ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri jye. Uwiteka yaguciye ku ngoma, ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bameleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo, ndetse Uwiteka azaguhana n'Abafilisitiya azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya.
Imana itugirire neza. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, nawurinda ijambo ryawe turishyize mu biganza byawe, uriherekeze, uduhe umwuka wawe, uduhe imbaraga zawe, uyobore buri kimwe cyose mwami, kugira ngo uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru, ndetse ijambo ryawe ryumvikane mu bihugu byose, ku isi yose n'imigabane yose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Tubonye abagabo babiri, abagabo bombi ni abana bahuye n'ibibazo bisa, ndetse muri iyo situwasiyo bagezemo, muri ibyo bihe bikomeye binjiyemo, bose bafashwe n'umwuka w'ubwoba. Ariko ubwoba bumaze kwinjira mu buzima bwabo, bafashe amasolisiyo cyangwa se bashatse ibisubizo mu buryo bubiri butandukanye. Umwe ni Sawuli, umwami w'Abisirayeli, undi ni Yehoshafati, umwami w'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Abagabo bombi bari abana, bari bafite ingabo, ariko igitondo kimwe intambara ibyukira ku marembo yabo. Hari igihe ubyuka ugasanga intambara zirakugarije, kuko ubwoba ntibwizana. Hari igitera ubwoba, niba uva muri ufite ubwoba, hari impamvu, hari ikintu kirimo kigutera ubwoba. Ntabwo ubwoba upfa kuza gutyo gusa, ubwoba bugira ikimusunika, ubwoba bugira umwuka uburi inyuma. Yehoshafati igitondo kimwe abyutse, maneko ziba zizo ziruka zizana raporo, igihugu kiratera. Abantu barenga 5 bakoranisha ingabo nyinshi, baraza, bamaze kwambuka, bageze hafi. Hamagaza abakuru b'ingabo, hamagaza n'amaguverinoma, hamagaza umutekano w'amaneka ati, izi ngabo murazibona gute? Urugamba murarubona gute? Bambwira ati oya, bakubyishuriye zirenga 20 ingabo dufite. Bafite ibikoresho bihambaye, bafite ingabo nyinshi, kandi n'abami benshi bihuje. Si umwami umwe, byari ibihugu birenga 5, byose byagurukanye ingabo zabyo, byagurukanye intwaro zabyo, byagurukanye ubushobozi burenze. Igihugu cyose bari barengeje kukigota. Ibintu bikomeye kuri Yehoshafati. Arabwira ati, murabona tugerageje n'abaturage bose tukabishiza mu rugamba, none intambara twayirwana. Bati ntitukubeshye, umusirikare umwe wacu yabahanganye n'abasirikare 50. Ngabo zije zirutana ubwisha abaturage bari mu gihugu. Nubwo buri muturage wese uri muri iki gihugu yanduka umusirikare, ntabwo twarwana n'abari. Dukora iki? Nowe mwami nituzi icyo dukwiriye gukora. Biravuga ngo ubwoba buramufata. Iyo ubwoba bwafashe umwami n'abari kumwe nawe bose baba bamaze gufatwa n'umwuka w'ubwoba. Igihugu cyose nimba umwami ari matitira, abaturage babimeze gute? Ubwoba bw'abarenze. Byashoboka kutarahura n'ubwoba, ariko ubwoba buragufata ukaribwa mu nda hose, inyama zo mu nda zose zikakurya, ugahita ushaka kujya kuri toilette kandi utabishaka. Ubwoba bwafashe umwami abepfa na ruguru. Muri abanye icyo yakoze ni kimwe, Bibiliya iravuga ngo ahamagaza abaturage be bose, abakuru n'abatoya, n'abagore n'abonsa n'impinja, ababwira ngo ikintu dufite gukora ni kimwe gusa, ni ukujya imbere y'Imana tugasenga.
Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice 20 ngo Yehoshafati yihata. Urumva kwihata nubwo ngo hariho igihe ushaka Imana ariko udafite ikintu kigusunika kuyishaka, ari ibintu biri tradition. Nyine mu gitondo ugomba kubyuka ugasenga, mu gitondo ugomba nimugoroba ugiye kuryama ugomba gusenga, ibyo kurya bije ugomba kubwira Imana ngo Mana ibi byo kurya, iri funguro turariguhaye. Bibaho gusenga. Rero Yehoshafati yuzuye ubwoba bwamuteye, ubwoba bwuzuye ubuzima bwiwe, ababaye, abona igihugu kigiye, abona abaturage bagiye gupfa, adashoboye kurwana. Muri uwo mwanya yihata gushaka Imana, yihata gusenga, yihata kwiyiriza. Kuyihata ni ugukora ibintu birenze ubushobozi bwawe, ni ugukora ibintu birenze imbaraga zawe, ni ugukora ibintu birenze ibyo ushobora wowe, birenze imbaraga zawe, birenze ubushobozi bwawe, birenze ubwenge bwawe. Ariko kuko uri muri situwasiyo igusunika, ukabikoreshwa n'ikibazo kikuri inyuma, ukabikoreshwa n'ibihe urimo gucamo. Oh my Jesus. Hari igihe uza ukinjira mu nzu, wareba ibibazo biri muri urwo rugo, biri muri iyo nzu, ako kanya ugahita usohoka. Kuryama no kwinjira mu gitanda bikakunanira, ugahita usohoka ukazamuka ukajya kurara ku musozi. Kwinjira mu gitanda ngo uryame bikakunanira, ukamanuka ukajya kuri tapi, ukaba ari kuryama. Ibyo bihe bibaho mu buzima, byari byageze kuri Yehoshafati. Rero ku ruhande hari undi mwami witwa Sawuli. Sawuli nawe igitondo kimwe arabyuka, agiye muri ofisi, ahura na raporo imubwira ngo Abafilisitiya bate, kandi kuri iyi nshuro ngwino wirebe. Arasohoka ajya ku rugerero, ngo ageze ku musozi yakwanisha ingabo z'Abisirayeli. Ageze ku musozi hejuru, ngo arebye hasi mu kibaya, abona ingabo z'Abafilisitiya uko zingana, ngo zirabutswe, ubwoba buramufata. Yamenyere kurwana, ari umwami wamubwiye ngo igihugu cyatavuga ngo ibyo biroroshye tugende, ndahita ngenda rwane mu minota ingahe. Afite bakubita n'ubundi ndagenda bakubita mu minota umwe mpita mbarangiza. Ariko ageze ku musozi yitegereje Abafilisitiya, ubwoba buramufata. Hari igihe uvuga ibintu utabizi ariko wabibona ugasanga bitandukanye n'ibyo ugeze wibwira. Ubwo bumufashe, wumve neza ngo agisha inama Imana, ngo ariko Imana ntiyagira ikimusubiza. Ndagira ngo nyumve neza, ni gute Imana yumvise Yehoshafati ntiyumve Sawuli? Bombi bafite ubwoba. Iri jambo Yehoshafati biragushije ngo yihata, bivuze ngo wihata ikintu kitarimo gukunda, ikintu kitarimo kigenda nk'uko cyakabaye kigenda. Ubundi guhata ikintu cyangwa se kugihatiririza ni igihe kitarimo kigenda nk'uko ubishaka. Iyo modoka itarimo yaka, vitesi zitarimo zijyamo,
barayisunika, bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ivaho iri. Ni uburyo buri mekanike, barayisunika. Iyo urimo wishiza umusumari mu giti, ntabwo uba wemera kugenda mu buryo bworoshye. Ushyiraho inyundo ugakubita, ugahatiririza kugira ngo umusumari winjire. Rero niba Shafati arimo gusenga, arimo gushaka Imana, ntabwo byamworoheye muri ako kanya, kuko iyo usenga nta bibazo ufite bitandukanye n'iyo usenga ufite ibibazo. Iyo urimo gusengera ikintu kizaza mu gihe kiri imbere, bitandukanye no gusenga uri muri situwasiyo igoranye, iruhije, kandi igiye gutwara n'amagare n'ubuzima bwawe. Ni ibihe bibiri bitandukanye. Rero Shafati ubwo yasengaga ntabwo byari byoroshye, ntabwo ari ibintu byarimo bigenda mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu bivuga ngo arihata, arasunikiriza. Rero Sawuli nawe akubitanye n'ikibazo, ahuye n'ingorane, arabwira Mana, ngira inama bigende gute? Imana ntiyamusubiza. Ahita afata Elimu, aragenda afata efodi, aragerageza nyine akora imihango yumve ko Imana ivugana nawe, ategereza ijwi ry'Imana, araheba. Ibyo birangiye, yegera abahanuzi, mumpanurire, mumbwire ni iki, bimeze gute? Abahanuzi bati nta kintu na kimwe turimo twumva. Sawuli yari umuntu ugira ubwira cyane. Ubundi kugira ngo uhangane n'umwuka w'ubwoba, rimwe na rimwe bigusaba no kutagira ubwira, no kutihuta. Rimwe na rimwe bigusaba no gutuza. Rero Sawuli ni umuntu muri we ubusanzwe, igihe kimwe Samuel yaramubwiye ngo untegereze ku musozi nzaza utanga ibitambo. Ngo abonye atinze, ahita avuga ngo muzana intama, muzana ibiki, atangira gutamba kandi atari umutambyi, ari umwami. Ibyo nibyo byatangiye gukora ku buzima bwa Sawuli. Yari umuntu ufite umwuka w'ubwira, kwihangana no gutegereza byari bike muri we. Ntabwo byari byoroshye kuri Sawuli. Niki cyabaye rero? Bimunaniye kwihangana, bimunaniye gutegereza, ahita avuga ati Imana ndayisenze nishubije, n'abantu se ntacyo bambwiye, uwo mwanya wo kurindana ntawo mfite, mushakire umupfumu. Ahita yirukanka aho bita kuri Endori. Agezeho ngo hari umugore w'umushitsikazi, aramwegera amubwira ati twumvikane, ndashaka mushikira umuntu. Ngo arabanza ariyoberanya agira nkaho atari umwami, yambara indi myambaro, afata abantu babiri baramuherekeza ko nta mwami ugenda wenyine. Ahageze ati ndashaka mushikira umuntu runaka. Umugore ati Sawuli azanyica, ati ndakurahira Uwiteka ko atazagenza gute, nta kintu uzaba. Umwuka w'ubwoba iyo utawunesheje ukakunesha, ugukoresha ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi birirwa mu bapfumu, ari abaminisitiri, ari abadepite, ari abacuruzi, bafite ibimodoka bya veriti, ari abadiregiteri, bayobora amabanki, ariko kwirirwa mu bapfumu baraguza nta kindi, ni umwuka w'ubwoba. Bafite ubwoba bw'ejo hazaza, bafite ubwoba bw'amafaranga bafite ko azabacika, bafite ubwoba bwo gutakaza imyanya n'amapozisiyo bariho, bafite ubwoba bw'ubuzima, bafite ubwoba ko bazahomba, bafite ubwoba ko bizinesi zabo zizafungwa. Umwuka w'ubwoba ubasunikira kwirukira mu bapfumu. Uyu ni umwuka bajyanyeho Sawuli. Sawuli yari ahagaze avuga ngo nta mupfumu ushaka mu gihugu cyanjye, ariko ubwo bamufashe arahaguruka ajya gushaka abapfumu, arahaguruka ajya gushaka haraguza.
iyo ufite ubwoba ntiwihate gushaka Imana, ujya gushaka abapfumu. Abantu benshi bajyanwa mu bapfumu n'abandi bababwira ngo ngwino njye kukwerekaho uzajya ukabona urubyaro, kubera umwuka w'ubwoba bw'uko atazabyara, bw'uko yabuze umwana, ubwoba bukuzura umutima wiwe, akagenda abapfumu gushaka urubyaro. Ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'uko ari bupfe bari bumuroge. Kubera iki? Yabyutse mu gitondo abona tuguru tubiri tujanja tw'inkoko imbere y'umuryango akinguye, kandi ubwo abaturanyi biwe bariye inkoko bajugunya amaba n'ubujanja, hanyuma imbwa zirahaca ziradutoragura, ziraza zirwanira imbere y'umuryango iwawe cyangwa se imbere y'amarembo, tujanja turahatakara, ziradushaka ziratubura zarangije zirigendera. Mu gitondo wabyuka wakubitana natwe imbere y'amarembo, imbere ya porotayi, imbere y'umuryango, dusubira mu nzu wibuka. Gira madamu ati narabikubwiye, babarozi bagarutse baba bahataye amaguru, bazanye ibirozi, mbonye ibirozi imbere y'umuryango. Ibirozi bwoko cyatumva tujye gushaka wa mukecuru we runaka azabidukurireho. Apfumu nabo bazi imbaraga z'ubwoba, ukabura zindutse ugiye ku mukecuru runaka, ati none se bitekuje, nabonye utujanja nimbara tw'ibisiga, nta nubwo ashaka kubwira ko ari izi nkoko, nabonye ibirozi, ibyo birozi nagameze gute? Ati byari ubuguru bufite inzara zimeze ukuntu, nimbara by'igisiga cyahe ntabwo mbizi. Umukecuru ati cyangwa se umusaza iyo ngiyo, reka murebere mwana wanjye, akajugunya ibintu, ati yaba bakwishe barakurangije, ati utazi wowe hari gusohoka intumbi y'umuntu, none nkora iki? Ati abakurambere baravuze ngo zana 500 aho ngaho. Ako kanya ukabura agiye ugurishije agasambu, ugurishije agaka, ufashe agakeredo, udufaranga twe turi kuri konte, ugaterura urazanye, uhereje umupfumu, nawe arangiza akaza mu rugo, agacukura imbere y'umuryango, agatabamo ibindi bintu byose bitandukanye, ibyo ku musego, ibiki, genda uzanira inkoko, akazana inkoko, akabaga amaraso, akavanga n'amazi n'ibiti byiwe, akagutera ku mutwe, ndasaga abana bawe bose, umugore wawe, inzu yose, bakaragira inyama z'ibikeri bakabagaburira mukarya, imisambi n'ibindi byose, barimo barabatsirika. Niki kirimo kigukoresha ibyo byose? Ubwoba bwo gupfa, ubwoba bwo gupfusha urubyaro, ubwoba bwo gukena, ubwoba bw'uko ufite abanzi baje kukuroga, n'abagiye kuzana abantu bo kugukingira, ariko none bakinguye amarembo ya Satani ku buzima bwawe. Abo bazanye mu rugo bamaze gutwara amaraso y'urubyaro rwawe, bamaze gutwara imbuto zo mu nda yawe n'izo mu biganza byawe, amaboko yawe yuzuye indasago, inda, umutwe, ahantu hose, imisatsi batwaye, yinjiye mu cyumba, yagiye ku buriri, buri hamwe hose yahajagajaze. Nawe uzingwana bakugirira neza. Niki kirimo kibigukoresha? Ubwoba. Ariko Yoshafati yahisemo guhitamo gutandukanye n'ukwa Sawuli. Sawuli yari umwami washyizweho n'Imana, wabonye Imana. Urebye kujyaho ku bwami bwa Sawuli, Sawuli ajya ku ngoma, yari yatakaje indogobe ziba, agiye guhiga indogobe ku gasozi. Ariko ngeze ahura n'umuhanuzi, umuhanuzi aramuhanura aramubwira ngo Uwiteka yagutoranyije ngo umwami wa Isirayeli.
bambwira ngo nusohoka uraza guhura n'abagabo babiri bameze gutya na gutya, niwigira imbere uraza guhura n'abaririmbyi, nugera ku musozi runaka urabona n'imeze uku n'uku, hanyuma umwuka Imana yaza kukuzaho nawe uraza guhanura. Ibintu byose umwuka Imana yamubwiye yabibonye kimwe ku kindi, ariko rwaba mwuzuye ayoboka inzira y'abapfumu. Si hari umuntu utazi Imana, ntabwo ari umuntu utigeze uhura n'Imana. Yarasezeranye biranga, akoze kabiri biranga, abashije abantu zibyanze, ayoboka inzira y'abapfumu. Dufite abakristo bameze gutya muri musono. Aza Apostle Eric Sengera, nkamusengera mu gitondo akabona ntibibaye, ku mugoroba akabona ntibibaye, akaba ari rukanse agiye muri Zayo mu binginzi. Musengere bakamusengera, iminsi ibiri gatambuka akabona nta kibaye, akavuga ati kajye muri ADPR, hari icyumba kiruhura, akabara amanutse agiye muri ADPR kiruhura yonge. Bagasenga akabona wagiye mu mwuka n'uwitigishe cyane, amatara yarangiza akagenda akamwegera, tumva ati ndambika ibiganza rwose burumva ari Imana uko bimeze. Kabona icyumweru kirashize nta gihindutse, ati yewe abarokore n'ubundi bose reka nzigire n'ubundi mu ruhango kwa Bikira Mariya. Kabamanutse yo mu ruhango muri chapelle, kazenguruka akagenda n'amaguru mato n'ibirometero, yagaruka bikanga. Neza akavuga tumva rero ibintu ni bibiri. Umudangira umuntu numvise ikibungo hariya ujye ukoraho bikanga, kabamanutse mu bapfumu. Basawuri basohoka mu nzu y'Imana mu rusengero bakajya mu bapfumu kubera umwuka w'ubwoba w'ibihe barimo gucamo ni benshi. Ariko kugira ngo neshe uyu mwuka, Bibiliya yavuze ngo Yehoshafati yihata gushaka Uwiteka, arihata. Ntibyari byose, byari bimukomereye, ariko arabigwanira. Yihata gushaka Uwiteka, yihata gusenga, yihata kwegerana n'Imana, yihata kuvugana n'Imana, yihata guhamagara Imana, ngo yihata gushaka Uwiteka, ahamagara abantu bariyiriza. Wagiye amapfumu byarangiye gute? Bamushikiye umuzimu nk'uko yabibasabye, umuzimu araza, arangije arambwira ati urashikira iki k'uyu munsi kw'ejo? Wowe n'abahungu bawe n'urubyaro rwawe muzasangane ikuzimu. Iyo wagiye mu bapfumu utanga urubyaro rwawe, iyo wagiye mu bapfumu urapfa ugapfana n'urubyaro rwawe. Sawuli kubera kwiruka inzira z'abapfumu, Yonatani yari yarakoranye isezerano na Dawidi, aramubwira ngo ndabizi ko Uwiteka azaguha intebe y'ubwami. Ibyo ndabizi neza. Ati ariko kuri uwo munsi wo guhabwa intebe y'ubwami hari ikintu ngusaba, kuko Uwiteka agutwanyije kuba umwami. Yewe ntabwo ndi burwanire ubwami kubera ko data ari umwami, kuko ndazi kandi nubaha icyo Uwiteka yavuze. Ahubwo nzaba ukungirije, nzagukora, nzagufasha mu bwami bwawe. Bakorana nawe isezerano. Mu gihe Sawuli yarimo ahiga Dawidi ngo amwice atazaba umwami, umwana yaramaze kugira revelation ndetse yarahishuriwe, ndetse yemera gukorana n'ubwami Imana yashyizeho. Avuga ati sinjya kurwanira ibintu Imana yamaze gutanga. Yonatani yagombaga kwisigarira akigumanira na Dawidi, bagafatanya kuyobora. Barakundanaga, imitima bari meze nk'agati gakubiranije. Ariko ikosa se yakoze ryo kujya mu bapfumu ryatumye agapfa wenyine, ahubwo apfana n'urubyaro rwiwe. Yonatani yapfuye kubera amakosa yase. Yonatani yaguye ku rugamba kubera kujya mu bapfumu kwa Sawuli. Niyo mpamvu iyo tubigisha tubabwira ngo tuge twitandukanye n'imyuka y'ibyabadatana na bamama bakoze, kuko baso bakora amakosa ukabigenderamo, banyako bakora amakosa ukabigenderamo.
umuryango wakora amakosa ukabigenderamo. Mana mu ijuru turengere kandi tugirire neza. Sawuli mu nzu y'abapfumu mu bwami bw'abadayimoni arabwirwa ngo ejo nk'iki gihe wowe n'Abisirayeli mutanzwe mu bw'Abafilisitiya kandi uzapfa n'urubyaro rwawe nta kabuza. Iyo ni rezilita y'umuntu wagize ubwoba yirukira mu nzu z'abapfumu. Ariko hari undi, haleluya, Yehoshafati wagize ubwoba ariko yihata gushaka Uwiteka, yirukira mu nzu y'Uwiteka, yirukira mu nzu y'Imana. Ageze mu nzu y'Uwiteka biravuga ngo ku munsi wa gatatu, umunsi wa mbere ntacyo yabwiwe ariko aguma imbere y'Imana. Ijoro rya mbere ntacyo yumvise ariko aguma imbere y'Imana. Uko niko ingabo zimuteye zamushakaho kwisuganya no kumwegera, ariko ubwoba bwiwe abuhamba mu Mana, ubwoba bwiwe abuhamba ku karago, ubwoba bwiwe abuhamba amasengesho. Akomeza gusenga, akomeza kwiriza, akomeza gushaka Imana. Umunsi wa kabiri uraza. Umunsi wa kabiri nawo tegereza ko wumva ijwi ry'Imana araheba, ategereza ko yumva ubuhanuzi araheba, ategereza inzozi araheba. Uko niko byari byageze no kuri Sawuli. Sawuli warasenze umunota umwe abura ijwi, abura ubuhanuzi, abura Elimu, abura inzozi, ahita mu bapfumu. Ariko Yehoshafati yihata gushaka Imana. Umunsi wa kabiri nta kintu yumvise, nta muhanuzi, nta nzozi. Saa mbiri ziragera, saa tatu ziragera, saa sita ziragera, igihugu niko kirimo gisatirwa. Abanzi niko bakomeza kwisuganya, ingabo niko zikomeza kugota. Yehoshafati akomeza asenga, akomeza yinginga Imana, akomeza hamagara Imana, akomeza abwira Imana, akomeza avugana n'Imana. Umunsi wa kabiri urarangira, ijoro rya kabiri riraza, bararyama ngo barebe ko inzozi zaza, baraheba. Umunsi wa gatatu uragera, Yehoshafati avuga ngo aha nyine kuri kano karago, aha ngaha nyine imbere y'Imana, ubwoba mfite n'ibibazo mfite, niho ntegerereje ukuboko k'Uwiteka, niho ntegerereje ubutabazi. Ubu ubwoba ndabuhamba mu kubaho k'Uwiteka, ndabuhamba imbere y'Imana. Umunsi wa gatatu ugeze, biravuga ngo Imana ibonye kwihangana kwiwe, ibonye gushikama kwiwe, ibonye gusenga kwiwe, ibonye gushaka Imana kwiwe, ibonye umutima ushikamye, ibonye ko adahagurutse ngo amere nka Sawuli n'abandi mu bapfumu. Imana irangije, Imana umwuka wayo umanukira ku muhanuzi. Bibiliya avuga ngo umuhanuzi aramukagara mu iteraniro, avuga ngo Yehoshafati n'Abisirayeli, nimwumve uko Uwiteka avuze, mwitinya. Amen. Haleluya. Amen. Imbere y'Imana, mu kubaho kw'Imana tunesha umwuka w'ubwoba. Tuhakura ijambo ritubwira ngo humura. Mu kubaho kw'Imana tuhakura ijambo ritubwira ngo witinya. Isi gutera ubwoba, ingabo zikagutera ubwoba, ibikurwanya bikagutera ubwoba, ariko wagera imbere y'Imana kakubwira ngo witinya. Ubukonde bukagutera ubwoba, ubukene bukagutera ubwoba, mesaje zituruka hirya no hino zikagutera ubwoba, ariko wagera imbere y'Uwiteka, Imana ikakubwira ngo humura, ndi kumwe nawe, wigira ubwoba, nzagutabara, wigira ubwoba, nzakujyana. Mwana uzaguka hagati mu iteraniro, aravuga ngo yemwe Abisirayeli na Yehoshafati, mwitinya, ngo ahubwo ejo mumanuke musange izo ngabo, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, kuko Imana yemeye kubarwanirira, kuko Uwiteka ahagurukiye kubarengera, kuko izina ry'Imana ryamanutse hagati muri mwe, mwigira ubwoba. Haleluya. Imana iramubwira ngo mwebwe muzagende muhagara ubundi murebe ukuntu Uwiteka yirwanira urugamba. Ubwoba bwose ufitiye umunsi wa none ntibugutere kujya mu bapfumu, ntibugutere gukora amakosa,
ahubwo bugutere gushaka Imana. Imbaraga zinesha umwuka w'ubwoba ziba mu gusenga. Imbaraga zinesha umwuka w'ubwoba ziba mu kwihata gushaka Imana, mu gushaka Imana mu buryo bwose butandukanye. Aho niho tuneshereza, aho niho dutsindira, aho niho dukubitira umwuka wa Satani hasi, aho niho dukubitira imbaraga za Satani hasi, aho niho dukubitira imbaraga z'ibigeragezo hasi, mu kubaho kw'Imana mu gusenga. Ikikubwira ko umuntu yashize ubwoba, Yehoshafati avuga ngo nizeye ijambo Imana ivuganye nanjye singifite ubwoba. Arangije abwira abasirikare atabazi gucuranga no kuririmba, baba nibo bajya imbere, abafite intwaro muzishyire hasi. Imana yavuze ngo urugamba ni urwayo. Ahamagara abaririmbyi, ahamagara abazi kuramya, ahamagara abazi kuvuza saxophone, ahamagara abacuranga gitari na piano, avuga ngo nimuze tugende twihimbariza Uwiteka. Hanyuma Imana avuze ngo duhagarare turebe, tugiye kwahagarara duhimbaza Imana. Yehoshafati hagurukana abaririmbyi baragenda bagara ahandi imbere y'ingabo nyinshi zitwaje ibifaru, zifite indege z'intambara, zifite za misile, zifite ingabo ziteranijwe z'ibihugu bitandukanye. Azana abaririmbyi, azana aba piano, azana aba saxophone, azana abacuranga, azana abahimbaza, azana abafite amapendo. Bahagarara ku musozi imbere y'ingabo zifite intwaro, batangira kuririmba, batangira guhimbaza, batangira gucuranga. Ikikubwira umugabo washize ubwoba, iyo wasenze ushira ubwoba ugakora ibitandukanye n'ibyo abantu bagutekerezaho, batangiye kuririmba no guhimbaza. Ingabo z'abatezi abayobozi bacanganyikirwa, bavuga ngo twari tuzi ko umwami ahurana n'ingabo, twari tuzi ko azana intwaro zo kudusanganira, none azanye abaririmbyi bafite amapendo barimo bahimbaza, barimo baririmba, bagicanganyikiwe. Ngako kanya mw'ijuru ingabo ziramanuka, marayika w'Uwiteka aramanuka yitwaje inkota, arangije abinjiramo, arangije arabakumbanya, akajya abwira mugenzi we ati ndukira w'ingu niwe mwanzi wawe. Abazanye ku rugamba bafite umutima umwe, bafite gahunda yo gutera ahantu hamwe, barahindukirana, bararebana, bahindukirana, bahinduka abanzi hagati yabo. Biravuga ngo batangira guterana inkota hagati yabo. Uko Yehoshafati ahimbaza, uko aririmba, uko batera haleluya, niko abanzi barimo basubiranamo, niko barimo baterana inkota, niko barimo bajomana. Nawe akomeza ahimbaza, nawe akomeza aririmba, yaririmba. Marayika akavuga ngo mucumitane, bagacumitana, ngo ingabo zose ziricana ubwazo zirarangizanya. Hanyuma ngo Yehoshafati agera hari urugerero, agera ku rugamba. Ahageze asanga ngo huzuye iminyago gusa. Ubwoba ntibugukure ku Mana, ahubwo butuma ushaka Imana, kuko icyo kiguteye ubwoba kizaza cyikoreye iminyago. Nushaka Uwiteka Imana, icyo cyose kiguhagaritse umutima ntikizatwara ubuzima bwawe, ntikizatwara ibyawe, ntikizakubuza kugera aho ugomba kugera, ahubwo kizakuzanira iminyago. Harimo ibitangaza hagati muri ibyo biguteye ubwoba. Nushaka Uwiteka Imana, niwihata gushaka Uwiteka Imana, ikinesha umwuka w'ubwoba no gushaka Uwiteka Imana. Tugeze ku musozi amasaha tujyanye, reka dusenga Imana. Mwihangana amajwi y'umunsi yatugoye, imigozi yabaye ukundi, ariko Imana ishimwe ko byakemutse tukadushoboye kurangiza neza. Bari online, mwihangana icyo kintu cy'amajwi yagiye acikagurika. Reka dushimire Imana, hanyuma dusoze. Imana iguhe umutima wo kuyishaka, kandi mu gushaka Imana kwawe byari biguteye ubwoba bikuzanira iminyago. Ukuri igitangaza muri urwo rugamba rwo ruguteye ubwoba. Uyu mugoroba unesha umwuka w'ubwoba. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye mu mbaraga zawe n'urukundo rwawe, turagushimye mu buntu bwawe, turagushimye mu kugira neza kwawe, turagushimye mu gukomera kwawe. Habwa icyubahiro, uhimbazwe, upfukamirwe, uvugirizwe impundu, kuko ukomeye kandi ushyizwe hejuru y'amajuru. Tuneshereze umwuka w'ubwoba. Ibidutera ubwoba ni byinshi, ariko Mwami natwe abakunda Imana n'abakurikiranye ijambo ryawe bose, turi imbere yawe twihata gushaka mu maso hawe. Turi imbere yawe dushaka ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe no kunesha kwawe. Umugisha wabanye natwe bose uyu mugoroba, wowe wese mwamagurutse kugushaka, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.
abo n'iminyago mu byari bimuteye ubwoba. Abatewe ubwoba n'inzara, abatewe ubwoba n'indwara, abatewe ubwoba n'intambara, abatewe ubwoba n'ibibazo n'abarozi n'ibindi bitandukanye. Ibyo bibateye ubwoba babibone n'iminyago kugira ngo babone ishimwe. Kandi ndakwingize uko wakize umuhanuzi mu itano ry'Abisirayeli barimo bagushaka, bariko mwamuvugana n'imitima y'ubwoko bwawe, kuko twumvise ijwi ryawe turahumurizwa tukaza ku rugamba turamya. Uvugane natwe kugira ngo intambara turiho duhaguruke tukuramye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.